ariko ku mwana wanjye akubita sha Evo Super Swagger Urban Boy nankuye muri mudu we. Kuva kuri Tubanenge, Icyicaro, Sindiryarya n'izindi zabamenyekanishije bakoreye iruhande Butare ahahoze ari igicumbi cy'umuziki, kugeza kuri Nta Kibazo muri 2018 bahuriyemo na Riderman ndetse na Bruce Melody, ari nayo ndirimbo yabo iheruka guca ibintu. Ndagusuhuje wowe tubanye muri iki kiganiro, cyangwa se ugiye gufata umwanya ukagikurikira. Niba ari ubwa mbere tubanye ariko ndagusaba kugira ngo banze ukore subscribe kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro byacu. Uyu munsi rero twabateguriye ikiganiro kirambuye ku itsinda ryakunzwe na benshi Urban Boys. Ushobora kuba wararikunze ariko ukaba utakiryumva, nawe ukaba wibaza aho riherereye, ukaba wibaza byinshi kuri ryo. Kurikirana iki kiganiro urabonamo ibisubizo by'ibibazo byose wibaza kuri iri tsinda, ko ryatangiye, aho rigeze ubu n'ibyo riduteganyiriza. Ugiye kubagezaho ikiganiro ni umubyeyi Dina nk'ibisanzwe, mbahaye ikaze. Umuziki wabo wanyuraga amatwi ya benshi, ko bambaraga byatumaga benshi babita abanyamujyi, gukora amashusho yashimishaga benshi n'ibindi bitandukanye byatumyaga baryoshya uruganda rw'imyidagaduro. Aba bahanzi batangira itsinda mu mujyi w'i Butare Huye ari 5, ariko 3 ari bo Humble Jizzo, Safi na Nizzo Kabosi bari bo baza gushikama bakomezanya urugendo mu muziki, mu gihe uwitwa Scott na Renijo bari bamaze gutandukana n'iri tsinda. Nyuma yo gukomeza izina ryabo mu mujyi wa Huye, Urban Boys baguriye ibikorwa byabo i Kigali. Noneho barushaho kwigarurira imitima y'abakunzi ba muzika. Urban Boys yakanyujijeho biratinda mu gusimburana mu guteta inkumi zihagazeho i Kigali ndetse no hanze y'u Rwanda. Ikaryoshya imyidagaduro yo mu Rwanda kuko itasibaga ku mpapuro z'imbere mu itangazamakuru binyuranye. Uretse ibyo ariko n'itsinda ryagize ibikorwa bifatika cyane ko ryamenyekanye nka rimwe mu matsinda mu Rwanda yagiye yijeje agakorana n'abahanzi bakomeye hanze y'u Rwanda, nko muri Nigeria aho bakoranye na Timaya ndetse na Iyanya, muri Uganda bakorana indirimbo n'abarimo Jackie Chandiru, uyu wanakanyujijeho cyane muri iki gihugu, Radio muri Good Life, Ikibenda n'abandi. Gusenyuka kwa Urban Boys byatangiye muri 2017 ubwo Safi Madiba yavaga mu itsinda akajya kuba umuhanzi ku giti cye asize bagenzi be, gusa bari basigaye barahanyanyaje. Ushyize ku munzane ibikorwa bya Urban Boys uhita ubona ko iri tsinda ryasenyutse kuva Safi Madiba yarivamo, ariko abo yasize bagakomeza guhanyanyaza. Urban Boys ni rimwe mu matsinda yakunzwe cyane mu Rwanda, ariko kuva ryatangira kumenyekana ryatangiye kuzamo imyiryane, akenshi baba gushingiye kuri Safi Madiba na Nizzo batavugaga rumwe. Mu myaka yo hambere muri 2012 Safi Madiba yarivumbuye ndetse ashaka kuririmba ku giti cye, kuba yahise ajya muri studio gukora indirimbo ye bwite abifashijwemo na producer Junior. Icyo gihe Urban Boys yakemuye ayo makimbirane yari yavutse abifashijwemo na Muyoboke wari umaze igihe gito atangiye akazi ko kubagira inama mu bya muzika, ndetse ni nawe wagerageje guhisha ibimenyetso itangazamakuru, ariko bibi by'ubusa biramenyekana. Mu mwaka wa 2013 Safi yasezeye muri Urban Boys ajya gukora umuziki ku giti cye. Icyo gihe yahise asohora indirimbo yitwa Ndambiwe Agasuzuguro. Nizzo nawe akora nyinshi kwa producer Chris Chita, ku buryo itsinda ryari rigiye gusenyuka burundu, ariko nabwo baza kwiyunga. Mu mwaka wa 2017 Muyoboke Alex wabayeho umujyanama mu iri tsinda cyangwa se manager yavuze ko ikibazo akenshi cyabaga hagati ya Safi na Nizzo, ndetse avuga ko hari n'igihe bafatanaga mu mashati ariko nyuma bagasabana imbabazi, aho Muyoboke yagize ati ikibazo muri iriya tsinda rya Urban Boys cyari Nizzo na Safi. Ati ngiye nkigeramo nasanzemo ibibazo kuri bo, bahoraga bapfa ikintu kimwe aricyo kunanirwa kubana hagati yabo. Itsinda ritangira Safi yaririmbaga chorus cyangwa se inyikirizo n'ibitero, naho Nizzo kuko yari umuraperi we akarapa. Ibyo bigatuma icyo gihe tuvuga ko Safi ari umutima w'itsinda, ariko Nizzo kibaza impamvu badavuga ko nawe ari umuririmbyi mwiza. Ku ndirimbo Reka Mfukame Nizzo yarihirinze cyane pe, araririmba noneho abantu batangira kugereranya Safi na Nizzo. Ibi byatangiye kuba ikibazo ku buryo akenshi Nizzo yateruraga Safi akamukubita. Bararwanaga bikomeye pe. Hari n'igihe iri tsinda ryahawe ikiraka cyo kuririmba mu gikorwa cya Mashirika. Habanza kuba ubwumvikane buke ku mafaranga
ari nacyo cyatumye Safi yivumbura kuri bagenzi be. Nizzo na Humble Jizzo ngo bemeye gukora amafaranga make Urban Boys yemerewe. Icyo gihe Safi we yahise yigumura kuri bagenzi be ndetse anababwira ko adashobora gukorera amafaranga adafatika. Iby'umwuka mubi wabaye igihe kinini muri Urban Boys wagaragajwe n'ukuntu Nizzo atigeze yitabira ubukwe bwa Safi na Niyonizera Judith. Ubukwe bwabaye ku itariki ya 1 Ukwakira 2017. Icyo gihe Nizzo yavugaga ko atatumiwe, aho yageze mu magambo yati iby'ubukwe bwa Safi ntabwo ngewe natumiwe, kandi kuba ntaratumiwe n'uburenganzira bwabo, kandi nanjye n'uburenganzira bwanjye bwo kutajyayo kubera ko ntabwo nari umuvumbyi. Hanyuma Safi we yavuze ko bitari ngombwa ko atumira Nizzo kuko yamufataga nk'umuvandimwe we, aho mu magambo ya Nizzo yagize ati abavandimwe mutegurana ubukwe, ni ukuvuga ngo Humble Jizzo ntabwo nari namutumiye cyangwa undi ari we wese. Ntabwo ari uko abantu bose baje mu bukwe bwanjye bahaye ubutumire, umuryango ntabwo uha ubutumire ahubwo ugufasha gukora ubukwe. Nizzo niba ataraje hari izindi gahunda zatumye atitabira ubukwe kandi biba byumvikana. Safi yakomeje avuga ko abavandimwe bawe iyo ufite ikintu cyihariye muricara mukagikora, mugafatanya gutumira abandi bantu bo ku ruhande barimo inshuti zanyu abo mugendana, mukandika ubutumire mukabatumira. Nizzo rero ni umwe mu muryango, ntabwo nari gufata ubutumire ngo mwandikeho kandi turi mu muryango umwe. Safi yabajijwe niba Nizzo yari azi iby'ubukwe bwe, avuga ko yari abizi, gusa Nizzo we ibi yarabihakanye aratsemba ndetse avuga ko iby'ubukwe bwa Safi ntabyo yari yarabwiwe na nyir'ubwite, ndetse avuga ko yabimenyeye mu itangazamakuru nk'abandi bose, dore ko aba bombi bari bamaze imyaka 2 batabonana yewe batanavugana. Iri tsinda rya Urban Boys ryaje gushyirwaho akadomo cyangwa se gushyirwaho iherezo ubwo Humble Jizzo yajyaga gutura muri Kenya. Itsinda ryahise riba amateka mu matwi ya benshi ndetse no kugeza na n'ubu nta n'akanunu. Hashize igihe kinini nta ndirimbo iri tsinda rikora ndetse buri wese asigaye ashabika ku giti cye. Nizzo mu mwaka wa 2021 yageze gusinya amasezerano yo kwamamaza ku giti cye, naho Humble Jizzo we mu myaka yatambutse yari umukozi w'umuryango udaharanira inyungu wa NAB. Kuri ubu umuryango wa Humble Jizzo wimukiye muri Kenya, aho umugore we akorera ndetse akaba yaranahawe inshingano nshya mu ishami rya Loni rishinzwe ibiribwa ku isi, umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwa Afurika EAC, kuzamura ubufatanye bwacu na Rockefeller Foundation. Nubwo iri tsinda mu myaka itambutse nta weruraga ngo avuge ko ryasenyutse, ariko byarigaragazaga kuko iri tsinda rya Urban Boys indirimbo yaryo iheruka gusohoka ni indirimbo yakozwe mu mwaka wa 2019 aho bahuriyemo n'umuhanzi Gihozo. Iyo ndirimbo bayita Go Low. Gusa Safi Madiba usigaye aririmba ku giti cye muri uku kwezi kwa 11 muri 2024 aherutse kwerura maze atangaza ku mugaragaro ko iri tsinda rya Urban Boys ryasenyutse, aho yavuze ko cyatumye iri tsinda risenyuka ari ubwamamare bwabatunguye, amafaranga no kudahuza inzozi. Ibyo bintu bitatu nibyo byagize uruhare mu isenyuka rya Urban Boys ryamaye mu muzika w'u Rwanda, aho mu magambo ye yagize ati Urban Boys nifata nk'umubyeyi mu muzika wanjye. Urban Boys ngiye nifata nk'umubyeyi umuziki wanjye. Twahuye turi bato dukora ibintu abantu barabikunda, ariko hari igihe kigera buri wese agatangira gukurikira inzozi ze. Barahuye turi bato dukora ibintu byacu birakunda, baranabyumva ariko hari igihe buri wese afite indoto ze. Rero dutangira ntabwo twari tuzi ko bizacamo, gusa byaje gucamo birakunda cyane. Safi Madiba ahamya kuko bakuraga bakanabona amafaranga ndetse bakaba n'ibyamamare, buri wese yatangiye gukurikira inzozi ze yari yarakuranye, bityo kutazihuza nibyo byatumye baza gutandukana. Safi yakomeje avuga ko kutumvikana byari uko hari urwego ugeraho kuko wateye imbere, watunze amafaranga n'ubwamamare waba ubonye, noneho n'imyaka iba yaje wakoze, inzozi zacu zatangiye gutandukana. Wabonye fame, ufite amafaranga, n'imyaka iba yaje wakuze. Rero kuko twari bakuru twaraganiriye mbona ko bitari bukunde. Safi Madiba icyo gihe wari waratangiye gutekereza ku bucuruzi, hamya ko amafaranga bakoreraga kuko buri wese yakoreshaga nabyo byateraga ibibazo mu itsinda. Uyu muhanzi ahamya ko amafaranga bakoreraga buri wese yashoreraga mu buryo butandukanye, bityo ikivuyemo kikaba itandukaniro hagati yabo ndetse kikanatera umwuka mubi hagati yabo. Yakomeje agira ati amafaranga twinjizaga buri wese yageraga icyo yakoresha, aho niho twatangiye gutandukanira.
niba tugiye kuririmba bakaduha miliyoni 30 tukagabana, buri wese aye yakoreshaga bitewe n'inzozi yakuranye. Ikivuyemo hari igihe cyaduteranyaga, nicyo twapfuye rwose. Abantu bafite indoto barotaga kera, kuko iyo amafaranga abonetse buri umwe amenya icyo ayakoresha. Safi Madiba avuga ko mu by'ukuri nta kibazo na kimwe yigeze agirana na Humble Jizzo cyangwa na Nisoka Boss nk'uko byakunze kuvugwa ko bahoraga barwana, ahubwo ahamya ko icyabaye kikabatera gutandukanya ari izi mpamvu 3 yavuze haruguru: ubwamamare, kugira amafaranga no kudahuza inzozi. Nyuma yo kubona ko aba bari bagize itsinda rya Urban Boys badahuje indoto, bahisemo gutandukana, bityo buri wese akomeza inzira y'inzozi ze. Ngayo nguko Urban Boys izahora yibukwa nk'itsinda ry'ubukombe. Wowe wakunze itsinda rya Urban Boys, ko wari ugifite icyizere ko rizasubirana, ntibiyishobotse kuko ryamaze gutandukana. Ndagushimiye kuri iki kiganiro, kandi niba ari ubwa mbere twari tubanye, ndagusaba gukora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro byacu bijye bikugeraho. Ndabakunda, Imana ibarinde.